reka nkubwire ntuzabure reka nkubwire numva urwaye ujye wihutira kwa muganga. Niko sha hewe ndamereza amazi yo kunywa. Mmereza amazi yo kunywa hari yamushiturire iri malaria nakabuza pe. Zana nakavido sha zana kavido bari kunywe. We ndashaka cyane we. Baba we me. Aves Ndikoma ko kwasubizayo. Baba we enda nyorosa. Aho kunyorose neza. Baba we. Nyorosa nibyo bifuka byose shyiraho. Byose shyiraho neza. Nuka gitababuye. Baba koyo we. Ikimasa kirerera. Koyo. Noneho gira umbwirire havuga inota ze hano. Vuga inote Irukanka umbwira abaho ko irukanka. reka mubwire Shambaye n'inyanya zanjye zeza ariko se ninde wandandira inyanya koko noneho papa arapfa noneho we avuga inote we papa arapfuye we avuga papa arapfuye rwose arwaye yarimo aratitira arimo arashyira cyane amazi arimo aranywa ameneka atabara rwose yewe yihute rwose ariko se noneho abantu nakoreye muri iki cyumweru basetinze dore uwa mbere by'amakaye rwose ntibyari bigezweho ubu se sha nk'aba bantu nari kuzapfa mbabonye we reba kaka nabari ndabona umwana papa wamera bati amazi agenda ashyira we nawe yana cyabara mukarangisha yes mbaru Nabarembye cyane. yewe biragaragara nuko Arenje. amakuru se Makuru se nayangaye. Makuru se umuntu yaruze. kwira izuba Izuba ahubwo ndumva ari dashyushye. ariko sha noneho muri iyi minsi iyi mpeshyi ubanza abantu batakiri guheruka badaherutse kurwara pe aherutse kumpamagara noneho sha none se mbaru Si. kanzana akantu k'agatuntu Bangutsa. Bangutsa. mbaru umaze igihe kingana icyo urwaye Ibyumweru bitatu birahiye. bitatu byose Ni bitatu gusa. Ariko Utajya kwa muganga yanzahaje. ngo bagufashe Kwa muganga rero eranze kujya kora ko nta kamituweli nari mfite. Naragize ngo wenda biraza kurangira. sisi malariya we Ni malaria niyo mavi hose. Ahubwo se mituweli ntabwo wayitanga ntayo. none se hari amafaranga ufite ya mituweli Aho yari mfite make yanze kuzura. ni nkangahe Urazi ko twagwa 9,000. Ubu mfite bitandatu. muri mu muryango ni abana batatu muri batatu zana yo nkwereke Simbuka. zana yo nkwereke ndakwenye Iyi nzu se cyaho umwana wagize ngerukamo n'ifaranga sha. zana byo bitandatu nkwereke Bure hano hari udufaranga. Baba akira reba n'utwo ngutwo. bitandatu Birafavu batebuka. Reka mbabwire ntuzawe reka mbabwire iyo mitwe yanyu muzajye muyihorera mujye muyijyana ahandi. gahunda yo nariye sinake kabisa rwose muri iyi minsi ndabona nta ribi pe reka nza ariko gatoya Kuyo we kanze mwabirire n'ubundi gukira no kwizera Noneho havuga inoti we noneho umuti yagiye kuzana n'uwamperezayo. N'uwiki mwoka byawe. Ndabona agiye noneho ndagiye. oya simvuga none se mbaru Uraje? ndagira ngo ufashe iyi miti nyivangira benshi bagakira urumva uzajya unywa utuyiko dutatu None ko narebye. Ko narebye. Watse nkajya. jya ukurikiza imiti uburyo abaganga tuyiguha ikiyiko mu gitondo saa sita nimugoroba ntuzanywe mwinshi ibindi turabikurikirana Umutwe ko numva ugiye kuvaho. umva uyu ni umuti genda gakondo data we sha muri iyi minsi rwose uko biri kose nanjye mfashe hagapoze
ndumva abantu banjye nta satani kabisa. Urashaka gakombe wanywa akayiko kamwe ni kanywa igikombe ba birarura cyane menya ari umuti. Baruru niba atarapfara ariba baruru wanjye umerewe ute se? Ahubwo noneho aho gukira narapfuye kuko ya miti yarashize n'ibyatsi narabiriye. Urabasha kwicara? Ni hatari umugongo warashize. Yarashize urumva koyo ni ukuvuga ngo n'ibyatsi narabiriye. Imiti se kuyinyweye yarashize ariko noneho aho gukira iyi miti wayinyweye nabi. Bakoje wimbwirwa ngibyo ahubwo no kujya kuri igisubizo. Waranabiriye nakubwira ko ariko kamwe wabiriye gute? Ni ugushaka ikindi noneho rero urabona Ariko nubwo nawe uherutse kumpamagara mu bantu nshinzwe wagenda nkaba ntembera mu baturanyi nkaba mbasura nkareba rakabe. noneho umva Mbaru ndakumva ndabona warushaho kurinda. meze nabi kandi ni malaria. wowe uba wegamye kamene ijyamyeho gake. nanyiranye kugushakira kwaritemu ndabona ibintu birushaho gukomera. irukanka ubahuke mu minota ibiri ugeze aha ngaha. Temo shira rebe umuviye dukwaritemu dore ngutu waje dore uburyo imiti inyobwa. Iyi urabona yuko muganga yanditse ibinini bine ku munsi ni ibinini 8 bine mu gitondo bine nimugoroba. ariko ibyo ni iby'abantu batarembye cyane. ariko wowe ndabona urwaye binywere rimwe. reka mbinywere rimwe byose. reka nze mbinywere rimwe. Aba bantu numvishe se sha noneho bavuga ibyo kunywera imiti rimwe ni bwoko kira. Nze ninjire nje kureba. Niko se sha kwa Mbaruru. Mumeze mute? ntabwo twararembye. bimereza binywere rimwe. reka nze mbinywere rimwe rwose dore nararwaye narashize ntabwo mujyana amaboko. mujyana amaboko. Makuru se sha. Rebera iby'iwawe. Akira Umuntu ko yarembye. oya Ko Mbaru kurikirana. warembeye mu rugo se sha bite byawe? narashize maze ibyumweru 3 ndwaye. 3 byose. Ntuye hariya utuye ahantu unambwire. ntabwo nari nzi ko nzahemba bigeze aha ngaha. Ya baba nari nzi ko bizashyira. n'iminsi maze koko ufite imiti mu rugo. ntibishoboka. Nta n'umurwayi mu bantu banjye nshinzwe kureba waherukaga no kumvugisha. naraheze None ibyumweru bingahe? 3 birahirira. ukwezi kuri bugufi. Sha buhagaritse buhagarikira. Iko se sha Mbaru. ndakumva. None kumbwiye ko umaze ibyumweru 3 urwariye ha kutageze kwa muganga ibi ngibi uriya mugenzi wawe wamuhaye se ni bwoko kira. utwo n'utunini nari ntumye. Ibinini? n'utwo nari ntumye ngo ntunywere rimwe kuko ni umuntu wadusigaje. Kandi ubu nibi bintu wasanga ari ibyo wawe. niyo nabanje kwivuza biranga. Umva reka nkubwire. Nta muntu wo kurwara malaria ngo arwarire mu rugo ibi byumweru byose. Narangiza nk'iyi imiti forode. Uzi ko nubu we urambabaje cyane. Ujya nuko byagenze natwe byaturenzeho. Ahubwo reka nkubwire. None aka kanya reka nkubwire ibi byose nta kintu byafasha. N'ukuntu urembye imiti mfite mu rugo ndabona nta kintu yagufasha. Haguruka nze nkujyane kwa muganga. Ibyitwa ifaranga nta umva. Icyitwa ifaranga muri urugo cyo ntacyo. Haguruka nkugeze ku muhanda. Ndeko nkugeza kwa muganga. Ese ko mbona washize. Ariko amana